Nongeye kubaha ikaze kandi mbashimira mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inshoza y'umuco. By'umwihariko abakanze kukazogera muhita mutwereka ko ibyo dushyizeho muhita mubibona. Ni ukuri biratunezeza cyane kandi ibitekerezo muduha bidutera imbaraga. Mu kiganiro Inshoza y'umuco rero uyu munsi dufite ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kireba ku burere bw'abana bacu mu bihe nk'ibi bitoroshye, aho ababyeyi benshi bavuga yuko urubyiruko nta muco nta burere, ariko hari ikibazo kimwe twibajije ari nacyo twashakiye igisubizo tugiye kuganiraho. Kubera iki habaho kugereranya kw'abatoya n'abakuze, ndetse ugasanga abakuze bashinze abato ko nta muco nta burere bafite, ndetse hakagira imvugo zikoreshwa bavuga ngo abubu bataye umuco. Ariko twibuke ko hari umugani abanyarwanda baca uvuga ngo nta ngoma itagira abubu. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro Inshoza y'umuco. Jyewe ndi Sam Muvunyi. Niba utarakora subscribe reka mbanze ngusabe ukande muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, maze ukande no kukazogera ibiganiro tuzajya dushyira kuri ino channel yacu Inshoza y'umuco official ujye uhita ubibona mu ba mbere. Ndabashimiye rero wowe ufashe umwanya ukadukurikira, ndagushimiye cyane, kandi wumva iki kiganiro ugisoze nibwo uri bubashe gukuramo umwanzuro cyangwa se cyagufasha mu kubaka uburere n'umuco, cyane cyane ku bana bacu barimo babyiruka. Mu biganiro byagiye bitambuka twagiye dusobanura umuco icyo ari cyo, ariko wenda umuntu asubiyemo gatoya twavuze ko ari ihuriro cyangwa se urwunge rw'imigenzo, imiziririzo, imibereho n'imibanire by'abatuye ahantu runaka, bikabaranga hashingiwe ku nkomoko. Abantu bakagenda babihereza ababakomokaho ibisekuru ku bindi, ibinyejana n'ibinyejana tukagenda duhererekanya ibyo mu muco wacu. Ariko twibuka ko hari izindi nkingi ebyiri z'umuco, aho twabonye harimo, ubwo nari mvuze ku murage, ariko twabonye ko haba n'ibyo biti bihangano ndetse n'ibitirano. Mu muco rero nk'uko mu mibereho n'imibanire habaho za kirazira, muri kirazira abanyarwanda bagira cyangwa se abanyarwanda tugira, hari byinshi tugenda turengaho. Ururimi rw'ikinyarwanda ruraduhuza, impande zose z'igihugu ugerayo nta musemuzi bigakunda. Ako ngako rero buriya ni akantu k'umwihariko abanyarwanda dufite abanyamahanga batagira, ariko tutabyaza umusaruro kugera ku kigero gishimishije nk'uko byagakwiye, ahubwo usanga ikinyarwanda kirimo kugenda kirembera. Nitudashyira hamwe ngo dusigasire ururimi ruduhekeye umuco, tuzashiduka rwakendereye, kandi nirukendera n'umuco wacu uzaba urimo ukendera. Nari nsobanuye rero ku bijyanye n'imiziririzo, uburyo za kirazira abanyarwanda tugira, hari byinshi bigenda bisa nk'ibicika utamenya ikibitera, ariko kandi nanone tutareka kugira icyo tukivugaho, kandi ari twebwe bireba, ari twebwe dufite mu nshingano kugira ngo dusigasire ibyacu n'umuco wacu urimo. Natangiriye ku mugani uvuga ngo nta ngoma itagira abubu, ariko nanone hari indi mvugo abanyarwanda tugira ivuga ngo umuntu atanga icyo afite. Ese aba bana turimo dushinza ko bataye umuco, abo ntitwaba tubabeshyera batarawigeze? Ubundi ijambo guta cyangwa inshinga guta ifite imbusane yayo yitwa gutora. Umuntu ata icyo yigeze kugira cyangwa se icyo yigeze gutora. Ni ukuvuga rero iyo tuvuze ko bataye umuco, biba bisobanuye ko dufite ibihamya by'uko bigeze kugira uwo muco. None baba barawutojwe nande? Ese kandi baba barawuteshejwe nande? Muri iki kiganiro unkurikire, kandi mujye mutwandikira ibitekerezo mudufashe kugira ngo abanyarwanda tubashe kungurana ubumenyi kandi tunahuza imyumvire. Aba bantu tuvuga ko bataye umuco, dufite amakuru afatika ko bawigeze? Ese niba barawigeze bari bawutojwe nande, hanyuma baje kuwuta bawuteshejwe nande? Uyu munsi sindi buvuge ku ngeso mbi izi n'izi ngo ntunge urutoki ku bantu ibi n'ibi, ahubwo ndagira ngo ntange urugero rutoya gusa wenda mu miryango yacu, nzi no gutanga urugero ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ubundi dusoze. Hanyuma n'ubundi mu Inshoza y'umuco ntabwo kuyavuga ariko kuyamara, tuzajya tugenda tubiganiraho dukurikije n'ibitekerezo muzajya muduha, kugira ngo twese birusheho kugenda neza. Aha rero
nari mvuze ngo ngiye gufata ingero ebyiri. Iyo bavuze ngo umuntu atanga icyo afite, ndifashisha urugero rwo mu muryango. Tugeze mu gihe gisa nk'ikigoye, aho imiryango myinshi abana bameze nk'abarerwa n'imiryango ariko banirera. Reka mbisobanure wenda muri ubu buryo, mfata urugero ruto. Umwana aramenya kuvuga no kugenda no gutangira ishuri, arerwa n'umukozi wo mu rugo ufite uburere tutazi neza aho yakuye, ariko kandi niwe bamarana umwanya munini. Turi mu kinyejana umwana ashobora gukumburana na se na nyina kandi baba mu nzu imwe, mu rugo rumwe, hari umwana n'umubyeyi nyine, umubyeyi n'umwana babana ariko bagakumburana. Rwa rukundo rw'ibanze abana barimo bararubura. Kwa kubwirwa amagambo meza n'ababyeyi bakiri bato, abana bacu barimo barabibura. Kandi abo bana nibo dutezeho ko bazagira urugwiro n'urukundo ejo hazaza. None wa musore we, wa mukobwa we, uzakenera urugwiro ku muntu utararubonye bwa mbere na mbere ryari rukeneye ku babyeyi, azaruguha rukuye he kandi twabonye ko umuntu atanga icyo afite? Tugeze mu gihe ababyeyi babona ko niba bishyuye amafaranga y'ishuri, baguze imyambaro, baguze inkweto n'ibyo kurya, inshingano zabo zirangiriye aho. Ugasanga cya gice cy'umutima w'umwana, umutima muntu utari umutima nk'inyama, umutima buntu, wa mutima buntu ugasanga wo uracyarimo ubusa. Ibikwiye kujyamo biva ku babyeyi nta cyavuyemo. Aho umuntu yaremanywe hazajya ibivuye muri wa mutima buntu wanjye nta kirajyamo, kuko naburiye umwanya abana banjye, naburiye umwanya umugabo, naburiye umwanya umugore. Ibyo byose cya gice umuntu afite cyagenewe kuzuzwa n'umutima buntu wa mugenzi we kikaba nk'ikirimo ubusa. Noneho ninshaka umugore cyangwa umugabo, nanjye nzamuha ubusa kuko muri njye harimo ubusa. Birangire na rwa rukundo tuvuga mu rugo rimwe na rimwe ruhungabanye. Ngira ngo imibare igenda igaragaza ko ingo nyinshi ingo za kagatanya zigenda ziyongera mu gihugu cy'u Rwanda uko ibarushamibare bagenda babigaragaza. Kandi si uko abantu batandukana baba batarakundanye. Nk'uko twavuze kuri ririya jambo guta, harimo no gutora. Ni nk'uko no gutana, abantu baba barigeze baterana babana nyine baba bari kumwe, igihe kikagera nyine bagatana. Ariko tugaruke, izi mvugo abantu barimo gukoresha ngo abantu bataye umuco, tubanze tumenye abantu bigeze umuco. Urubyiruko dufite rurimo ruratozwa nande umuco, kugira ngo noneho nitumenya ko rwawutojwe dukomeze dusigasire rutawuta. Hanyuma nitubona bawutaye kandi tubizi neza ko bawutojwe, dushakishe tumenye ninde ubatesheje. Uwo nguwo ubatesheje aba ari we uhinduka umuhigo kugeza igihe azava mu Banyarwanda, kuko harimo atesha Abanyarwanda umuco wabo. Aha nari ndimo ntanga urugero ku muryango, uburyo imiryango ari urugero rwiza dushobora kubona, ariko nanone sinavuga ngo rwiza, ari urugero dushobora kubona rw'uburyo abantu benshi turimo tubabeshyira ko bataye umuco, ariko wanareba neza ugasanga ntawo bigeze. Kuko iyo ubundi umuntu ata icyo yigeze kugira, sinumva ukuntu twavuga ko abantu bataye umuco, ahubwo dusuzumye dushobora gusanga batarawigeze. Mu miryango yacu ni kenshi abana bacu bararugwa n'ababashuka. Urugero wenda nk'abana b'abakobwa akagira imyaka 20, ijambo ndagukunda iwabo atararyumva na rimwe, yewe na se atararibwira nyina, ariko wahubuka ikigabo cy'inkonkobotsi cyamubwira ndagukunda, uri mwiza, uteye neza, akumva isi irashize akaba ararutse. Ariko akuze yumva ko nyina na se babwirana ko bakundana, nawe ubwe nk'umwana mu rugo bakamubwira ko bamukunda, nta muntu uzamukuruza bene ibyo, kuko azaba azi neza ibyo bintu nawe abibwirwa mu matwi ye bihumvikana, atari ibintu yumvise ari ubwa mbere. Ariko iyo atigeze abyumva, hakaza undi utari wo mu muryango cyangwa se utari mugenzi we bimubwira, yumva ko ari ijambo ryiza, ijambo riryoshye, ijambo abwiwe n'undi muntu, akavuga ati uyu nguyu nibura we yanankunze. Ibyo bigatuma hari ibintu byinshi. Urugero, niba nk'uko twari tuvuze ngo umubyeyi ashobora kuva mu rugo saa 11 agiye mu kazi akagaruka saa 3 z'ijoro, umwana we akabyuka saa 12 umubyeyi yagiye gushakisha ubuzima, hanyuma akagaruka wa mwana yaryamye. Ariyo mpamvu navuze ngo birashoboka ko ababyeyi basigaye bakumburana n'abana kandi byitwa ko baba mu rugo rumwe. Aha naho ushobora kutabibona noneho ko harimo ikintu cyangiza umuco n'uburere by'umwana, ariko birimo.
abasomye ibintu bijyanye na development psychology, ibijyanye n'imikurire n'imitekerereze ya muntu mu buryo bw'ubwenge n'ubuhanga, bagaragaza yuko icyo uhawe ukiri umwana ukibika kurusha ibyo uhawe uri mukuru. Ngira ngo n'abasoma ibitabo barabizi, umugabo witwa Musa cyangwa Mose, Imana imaze kumurokora akiri uruhinja, yarezwe na nyina akajya amwonsa ngo amutongera, aramubwira ati nubwo witwa umwana w'umukobwa wa Farawo uri umwana wanjye, ninjira umo nk'amashereka yanjye, urabyumve uzamenye kuri wanjye. Umwana arabifata kugeza abaye umugabo, akomeza kubizirikana kandi batarakomeje kuba bari kumwe. Aha rero niho mvuga ko uburyo intangiriro, uburyo abana bacu twabitaye muri cya gihe cyo kumenya bakiri bari mu nda, bakiri batoya, bakura batangira amashuri, uburyo twagiye tubitaho kugeza aho babaye ingimbi n'abangavu, rwa rubyiruko turimo tuvuga none ko rwataye umuco, dukwiye kubanza tukahamenya neza, tukamenya ngo aba bana ko tuvuga ko bataye umuco, ese barawigeze? Niba barawigeze bari bawuhawe nande, none barimo kuwuteshwa nande? Nibwo tuzamenya inguni tugaruriramo ibyo twita ko birimo gutakara, ko tuzatumenye bari babitoye he, bari bamaze kubifata, hanyuma n'indi bibatesheje kandi bari baramaze kubifata. Ibyo bizadufasha. Urugero rwa kabiri navuze ndi butange ni ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda niyo ngo bigihetse umuco. Hanyuma uru rurimi rurimo ruragenda ruvangirwa, aho umuntu ashobora guterura imbwirwaruhame mu bantu ageza mu minota nk'itanu yamaze guta Ikinyarwanda atangiye gushyiramo ibindi, ukibaza kandi ukumva bavuga ko aribwo busirimu, nyamara sibyo. Ururimi nimureba ibihugu byose byateye imbere bizamura ururimi rwabo. Buriya hari ibintu byihishe inyuma yo kuba tuvuga izi ndimi z'amahanga benshi baba batazi, ni uburyo bwo kudukoroniza bugezweho, kuko ururimi ari rwo rutuma ibintu byose bimenyekana. Kwitwa izina ni ururimi, ibintu byose bihabwa ubushobozi bwo kuvugika kubera ururimi. Rero iyo umuntu azanye ururimi rwe rukagira imbaraga mu gihugu cyawe, burya ni nk'igihugu kiba kiyoboreye mu kindi. Kuba uyu munsi mu Rwanda twavuga ngo Icyongereza kiri hejuru cyane, burya ni nk'aho Ubwongereza buyoboreye u Rwanda, kandi mu Rwanda Ubwongereza bukatuyobora kandi bukanatuyoborera hehe? Mu Rwanda, mu gihugu cyacu. Iyo ugiye kwiga mu bihugu bikomeye nka za Russia, mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa cyangwa mu bihugu byateye imbere by'Abarabu, bagutegeka kwiga ururimi rwaho kugira ngo utangire wiga amasomo nyirizina yakujyanye. Iyo bikunaniye nyine ntabwo wiga. Aha bigaragaza iki? Mu gihe twebwe naha ahubwo amashuri yiga muri izi ndimi z'Abanyaburayi niyo twita ko ari amashuri akomeye. Bigaragaza nyine kutigira, biragaragara ko tukiri kure. Gusa nyine nanone hari umugani baca ngo utaragira uko yigira asangira n'uwishe se. Rimwe na rimwe hari ibyo twemera kuko tubizi ko tutaragira uko twigira, ariko se kandi bizagume gutya? Tugeze ku rwego n'abitwa ko ari abatangazamakuru, abanyamakuru bica ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi byitwa ko ari bo bagakwiye kurusigasira bakarubagarira, rukaba ururimi rufite uburyo ruvugwa, kandi rukaba rwa rurimi rufite agaciro mu serivisi zose z'igihugu. Aho ugeze uvuga Ikinyarwanda neza bakakubaha, bakumva yuko uri umunyarwanda nyawe, ntawe utekereje n'umwe ko waba uri umunyamahanga, ahubwo akavuga ngo uyu ni umunyarwanda nyawe. The pure munyarwanda, the pure munyarwanda, the pure munyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda rero rwaravangiwe mu mashuri, ubona nta mbaraga. Icyongereza kikaza ntibakimenye, Igifaransa kikaza ntibakimenye, Igiswahili kikaza ntibakimenye. None tugasigara abantu bari hagati, nta rurimi na rumwe abantu bazi. Rero twebwe nitubanze dutekereze ngo uyu muco turimo tuvuga abantu bataye, ni uruhe ruhare dufite? Ni mu kubaha? Ni uruhe ruhare dufite mu kurinda abawufite kugira ngo bakomeze bawufite? Ese ni uruhe ruhare tugiye kugira mu barimo batesha Abanyarwanda umuco? Kuko uyu muntu agize ikintu akaza kugita, byanze bikunze hari yakimutesheje, cyangwa se hari impanuka iba yakimutesheje, hagashakirwa uburyo bwo gusana cyangwa kugarura ibyatwawe cyangwa ibyangije. Mu kiganiro cy'umuco cy'uyu munsi nashaka kubabwira ngo aho nitwaba turimo tubeshyera abana bamwe ngo bataye umuco kandi bataranawigeze, ahubwo nitubanze turebe urwo rubyiruko rufite umuco, niba rufite rwawuhawe nande, none rurimo rurawuteshwa nande. Tubishakire umuti nk'Abanyafurika, dushaka uko dushoboye ibintu byose tubyishyirire ku murongo. Abanyaburayi batwandikira ibitabo dusoma akenshi nibo baturwanya, bo ubwabo nibo bavuze ko igufa rikuru ryabonetse muri Afurika, ariko bakaza bakavuga ngo ntabwo ari twe bakuru babo,
ukumva ko ntibishoboka. Nibo bivugiye ngo inyandiko ya mbere yagaragaye muri Afurika, ariko bazanye ibyitwa kudusirimura, amasivirizasiyo egyptienne rana ubwo kudusiviriza, bigaragara yuko n'inyandiko zatangiwe iwacu. Nibyo bintu bidasobanutse. Gusirimura umuntu wagutanze gusirimuka ubu ntabwo byoroshye. Icyakora twashobora kubaha amahirwe menshi, ayo mpamvu abantu benshi bagera mu bituma bakomeretsa umuco wabo, bakumva batewe ishema nabyo aho kumva ko bigayitse ngo be kubikora. Tubanze turebe rero niba abo tuvuga ko bataye umuco ko bawigeze. Nitusanga barawigeze, tumenye bari bawufite bigenda gute, ninde waje kubatesha. Ngewe nicyo numva gikuru dukwiye gukora, noneho tukubakira hamwe ubunyarwanda bushingiye ku muco n'ururimi rwacu, bwa bunyarwanda isano isumbiye amaraso, bwa bunyarwanda urumuri rutumurikira rutari ikibasi kidutwika ngo twumve duhiye kubera impamvu runaka. U Rwanda ruzira urwango, u Rwanda ruzira umwaga, nguru u Rwanda twifuza. Ndabashimiye mwe mwafashe umwanya mukadukurikira mu kiganiro Inshoza y'umuco. Niba ari ubwa mbere ufunguye ikiganiro, nongera kwibutsa ngo ukande mu ijambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro dukora ujye tubona mu ba mbere. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Ikiganiro Inshoza y'umuco naho utaha.